umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Hakuzi kunkanze wagira ngo ari ikintu cyabaye kidasa. Iyo ji ubuza hivuye ba wizeye hane turutse. Wajye umenya ibibazo urimo kamanzi kwaniragiza Imana. Musubire nebiki. Birasa ibi nta kintu byakumariye. Nkurikije n'urugamba uri kurwana ibyo nta kintu byakumariye. Ikintu cyagufasha cyonyine ni ukwishyira mu mutuzo ubundi ukanasenga. Akosekara. Numva ikintu ibintu nabikora hari iki koko. Reka niwe ibirindi by'umutwe kuko nanone ntago nakomeza kubaho mbabara umutwe gutyo gusa. Cyambere no kwiragiza Imana, buri Imana niyo ikemura ibibazo byose byananiranye. Ibinini sinibiki kari byo kugustressa aho. Kare nahoze numva umugore wawe uri kuvugira kuri telefone, ariko ntibishari ibintu bikaze. Ese ubundi ibintu byo gukora divorce numvisha avuga naho ubizi bo mwabivuganyeho urabizi? Ibyo mvuga ari kubibwira nde? N'umuntu ujye byose numvaga ameze nk'umunyamategeko yabibwiraga kuri telefone. Niba mwarabiganiriyeho, niba nawe ubizi, niba ari ibyo bimurimo gusa. Oya ndashaka umbwire. Wumvisha ari kuvugira kuri telefone avugana n'umunyamategeko. Icyo nshaka kumenya si uko yavuganaga n'umunyamategeko. Ahubwo ndashaka kumenya bavuganaga iki. Numvaga mubwira ibintu byo gukora divorce. Byuko ngashaka divorce yihuse. Kandi mba ntabwo yapfa kubibwira umuntu wo hanze ubonetse wese. Ubu nkoze iki? Tugomba tubiyishure. Uzi ikintu ubu kigiye kuhaba? Niki ngiki? Rudoviko natava mwaka gasozi ngombe wenda nitwimbwa cyangwa mveho. Atinyuke ngo njende umurozi mu bantu bo uzi ko nsiganda tinya no kwinjira mu Kiliziya. Tumwimure. Hari igihe kijyagana nje nkikeka ko na musenyeri yabazi ngo ndi umurozi kandi ntari we shaka. Kutavugaga se abantu bashaka gusenga. Buretse ubu ngiye gukora uko nshoboye paka tumuke ave kwa kagasozi. Uzakora iki? Uzakora iki ngo ikintu kigiye kuhaba. Nta kuryama ngo ahweme. Nibyo uramugore we yijyaga ngo namagufa agiye guhura n'isatura. Buretse ngiye kukwereka. Haba ku muryango gwe bugiye kuraza buraca n'ubwiherero bwa hano ngiye kubuhindura. Niho ngiye kwimurira umusarani buretse. Iki? Ndakwiyamye. Ibindi ubindekera. None se sheri oya ngo ndashaka ikindi kintu ciza ubwo suru iki ko ari umuco nyarwanda. Atinyukesha amarabi kansabye. Jangwa ndi umurozi. Ese ko bari wababaye nka hari njewe ntaco. Itonda abagore simwitaga kuki. Ubwo si ukuntu twamuterereza nk'inzuki cyangwa amavubi gakajagara mugendaho. Ibyo ndi gutekereza biruta ibyo itonda ariko. Jewe ndi umurozi sha. Bigombe byimuke ni nk'ibyo byose. Asoni njewe sese kamarayika kimena ngo ndarogaga. Byanze bikunze kugira nk'umuntu yizeye kumva bavuga batuje nyine wumva ari ibintu biri kuri gahunda banaguhura. Nta kintu bizamumarira. Divorce se ni itegeko. None ntimwasezeranye kandi mukasezerana ivangamutungo. Kuba twarasezeranye ivangamutungo zari icyo bintwaye. Nahazabe hano. Ntafite icyumba cye se ubundi. Aramutse mama wari nkabaho neza uko mbishaka. Nta kibazo na kimwe giye bintwaye. Usibye ko birasa ibintu rwose numva bavuga nawe afite rezo. None se wowe wasezerana n'umugabo w'ikiremba mukabana gute? Wowe. Hari ushaka kuba utangiye kurengera.
nakubwiye ko akazi naguhaye hano ari ako kumpa amakuru gusa. Ibijyanye no kwigira indabizi nyabamenya ntabwo bikureba rwose. Amakuru nyakoresha icyo ngewe nshaka kuyakoresha. Ibyo rero kuzana ubundi bwenge bundi bugomba gutekereza ntabwo ibyo bintu bigomba kubaho hano. Singuhemba se. ngira ngo nkubwire byose ariko nawe ushyire muri logique nyine wumve uko ibintu bimeze. Gahigendera ibyo byiyorera. Kuko ngewe nijye uzi uko ngomba gutwara ibintu byanjye. Niba divorce nzayemera ku bushake bwanjye. Niba ntazayemera kandi nabwo ntabwo nzayemera. Gusa ubishyiremo ubwenge kuko nawe numvisha afite ubwenge bwinshi. Hakuranshaka yigisha. Divorce ni itegeko. Iyi nzu ntazi uko yubatswe, ntazi uko yabayeho, nta n'ikintu na kimwe kijyanye n'iyi nzozi. None ngo akeneye ko dukora divorce tukagabana. Tugabana iki se hari ibye nafashe? Uko yaje siko yasubiyeyo. Ayo matibo. Nukuvuga ngo turya ibiryo biri butobato. Ako babuja nandi kuva ko umuntu wakoze. Umuntu yumva umunyu ko wakoze akora mu nkoni. Ntabwo wafata duke ugashyira ku isahani. Ukoreho ukozemo ibintu n'umuntu yarwara mu nda ngo yarwaye iki. Kandi ari inzoka wirirwa udutera. Ukuri ko mwana ariko se nanjye sinzi ngo Do. ndagira ngo ndebe ko bihiye. Biraboneka mu kanya. Utazajya ungabanya ahubwo nzakwirukana. Umva rero matibori. Wabonye uriya mudamu nazanye. Nari niteguye ko ndi buhure nawe. Yewe Mana yakoze tuma ntinda mu nzira da. Bakoze koro kuntinza rwose. Se muraho. Ako nta kintu gira atari amagambo. Sinagira iki kindi da. Nta no kubanza kunsuhuza nyakirije ibigambo. Muraho ti. Hanjye ukampobera rero. Kumva ko imifupa yanjye yahura n'iyawe. Umufupa ninde wamabyiwe. Se wondushijikira. Ariko ntacyo. Yewe byanga byakunda hari ukuntu kera twajyaga gutashya nkaza nkaca iwanyu harya witwa nde? Ntabwo ushinzwe kubimenya. Komeza umbwire. Babarira umbwire da. Izina ryonyine umva nitwa Emi. Nkaca iwanyu nkahita mvuga ngo Emi tujye gutashya. Ukahita uza wiruka. Urumva twagera rero mu gutashya tugatashya bigatinda koko tugatashya ariko imyaka ibaye yo imyaka igera mu 8 ndi mu mujyi wa Kigali nabone tujya gutashya ariko uturutse hariya gukubisa amaso numva nkumbuye gutashya. Ubonye sa nk'uwatashye ngewe erega gutashya mvuga sizi niba uri kubitahura si ukujya gutora inkwi. Yewe tumva wowe uki mu bitekerezo by'abana tugerageza kuzimiza. Agiye kuba ahangaha kandi aratwite. Bisobanuye ngo iki? Ugomba kumwitaho mbere yo guteka ukamwegera ukamubaza icyo ashaka kurya kuko umugore utwite aratoranya. Nta kibazo cyane ko muzanyinjiza umushahara wumva akazi kanjye karikubye. Umva ibyo nazi ibyo byatumye nza hano. Ntabwo ibyo mugiye kumembera. Umva rero ibintu muzanyemo. Sinzi abagore batwite, sinzi kumwitaho kumugabura nk'ari uruhinja. Nta kibazo uzongeraho umushahara. Hari ikibazo? Ati bo karamba ari njye nawe nyakubujani ni wowe. Ubwo se ayo magambo uri kuvuga nka radiyo bacanye mu masaha y'amatangazo uri kuyakura mu wuhe mutwe? Impamvu ugiye mbivuze ni ko wansanye ari wowe na boss. Ni wowe upanga akazi se ukuriye gukora ahangaha? Iyo akazi kiyongereye buriya batakugahita turakongera amafaranga. Rero ntabwo nakubwiye ngo uzamuheke. Nakubwiye ko uzajya umubaza ibyo ari burye kandi byahashwe nanjye. Ikibazo no kuvuze no kugaburira kugira ngo hataza kugira icyangirika. Shava winera umwaka muri cyo gitondo reka nigende. Uragenda unsize hano se? Nose twazanye. Yewe umva nkubwire. Ndabizi ntabwo uzojya kubona vuba. Kuko mushobora kuba mwaragize n'ubwo bwo kugaruka mu rugo.
ariko reka mvuge ikinje ku mutima da nubwo kijeho none bwagira vuba vuga nigende. urabona jyewe mfite imodoka agira amafaranga menshi abitse kuri konti ya banki nicyo da reka nkoze imyaka myinshi. Imodoka se wayikuye mu kazi k'ubukozi? Reka da iri mu mutwe, ariko nubishaka tuzayikuramo tuyishyire ku butaka igende tuyitemberanemo jye nawe. Babyumva gute? Byemere shaka. Shamvaye uri kurota ahubwo agira vuba. Se ibi ni ibicyo wambaye ntabwo uzi kwambara neza. Reka nawe wanyandika. Iyi ni ipantaro ariko ya boss ngira ngo. Akada ipantaro ni yanjye. Umva va nitambukire mbabara we nakariza umwanya. None se nta kintu wambwira kuri ibyo ngibyo mvuze? Ni ibiki se na kimwe numvishije. Urabona se ngende tepe yakubye nagenda modoka imwe nta nubwo nayifite. Inye ibyo bivuze iki? Icyo utari cyanjye yego ndabyumva nkuru wanjye ariko abo wanjye shabahe nareka nitambuke nta nubwo ureba n'umuntu urimo kuvugisha kuko sinitungana je nkara nawe Embo turebe. Nonkoreho. Rwose reka nkubwize ukuri. Tubimo turebe. Cyangwa no kumunzana. Ibiro nsanga nkurusha niyo misi tuzamarana. Basi byemere byonyine. Mbore kurota. Vancho va. Rose uranga ko tugumana ngira ngo utambuke. Hari ibyo ufite uzunguza se basi nasigara ndeba. Reka da hakiriho. Urabeshya ye. Abaya Kigali bazakwemeza nubwo ntazi wanyu. Muzanye mufata ngo mugaburi karatwite ese ndamuteye indawe akaba abagore b'iki gihe umuntu ninde se undi wamwirukanye ese undi buriya ni ikirara ariko umugore utwite warangije kuvuga ndakubwiye ngo ujye umubaza icyo abasha kurya ariko uteka kandi ubimuhere ku gihe. Ikindi nzasanga wamuzanyeho amagambo nk'ayo ngayo urukunzana hari ngewe uguhinga nzakwirukana nta nteguza nzabikora kandi ujye ungabanyaho umunwa kunyine nawe uzamubwire ntakajya nkoresha cyane uragukoresha sura imashini teka ibyo uteka kandi ugere kuba unamugaburira icyose azajya nkoresha no umubwire ntabwo nkunda abantu banegeka. Urakoze. Iyo utabikunda ntabwo uba waravuye iwanyu. Umuntu udakunda abamutegeka afungura ofisi ntabwo ajya gukora mu rugo. Akomaraza. Umva rero Latifa tuvuga. Yewe ndifuza kuva muri iyi nzu ku neza, sibyo? Ntuzane ibintu byawe by'amahane, rega nanjye nayagira ndumuntu. Kubera iki uri gushaka kunaniza? Latifa ibintu birumvikana kandi biroroshye. Reka nguhe ingingo izi ebyiri. Icyambere ntabwo ngiye nditegura, ntabwo ndaba tayari gukora ubukwe nawe. Baza ugende nicare nitekerezeho, sibyo? Ubundi nzaba mubwira igihe tuzakorera. Ikindi cya kabiri, urabizi ko utwite. Ntabwo ushobora kubana nawe muri iyi nzu uzi ko musaza wawe ari bosi wanjye. Yabyakira ate? Tekereza kuri icyo kintu. Wowe genda yewe umwanya mbanze mbitekereza. Tumvikana. Tumva ibintu byumvikana tutareze gushira amananiza niye. Shema ubona ndi umwana. Ubona ndi umwana ku buryo wambwira ibyo bintu nkahita mfata inzira nkagenda ngutwitiye. Ndagenda n'uyu mwana se mujyane mu rugo bigende gute? Njye nawe ushobora kuva aha ngaha. Ariko se Latifa nzakubwiza iki? Ntabwo uri bugende? Ntabwo ngenda. Ariko ubundi
bakubwiye se ko izo mboga zivura iki? nta kintu zivura gusa ndabikunda cyane. Mu gasozi kubiteka ko nzi ko uri umwana w'i Kigali. Mbona narigeze nk'akana k'i Kigali nta kintu ushaka gukoraho ntuhinga ntugera gute. Se kuri kumbwira nabi wabaye iki? Ndakubwira nabi ukamenya ko ukiri umugome. Wabaye iki? Uzi ko uri umugome no mu maso bigaragara. Nakoze iki? Uzi ko ugendana ubugome mbona wubashije no kwica umuntu wamwica. Mu izina rya Yesu njye nica umuntu. Ibyo gusa ntabwo nabikora. Nakora ibindi ariko iryo ntabwo nabikora pe. Kare Munya uravuze ngo wowe ntabwo wakwica umuntu. Wowe cyakoze reka nkubwire. Uwakubona ugenda mu muhanda yagira ngo uri umuntu muzima ariko uri umugome mubi ku mutima no ku mubiri. Cyakoze nuko abantu batarakumenya ariko humura. Abantu binaha bazakumenya. Se niki kiri kugutera kuvuga gutyo? Kwikiri kumbwira nabi. Iyo wirebye muri miruwari ukareba ukuntu usa ubona ukwiye kungana n'ubugome ugira. Ubugome ngira buhe nyine nibwo nshaka kunsobanurira. Nk'ubu reka nkubaze ikibazo kimwe. Kujya kwanduza agashamura sida byakumariye iki? Ibyo se wabikuye he? Byakumariye iki? Ariko ibyo nibyo uhora uvuga narindi jambo ushaka kuvuga. Mvuga iki? Iki kiza se ukora wenda umuntu yahera havuga. So undi kumufitiye impuhwe mupanga iki? Dupanga iki? Cyakoze reka nkubwire. Nuko nabimenye nari naraketse yuko ucuditse n'umugabo wanjye nkajya kwipimisha. Munya n'izina ry'Imana iyo nsangarwa umugabo wanjye yaranyanduje sida cyangwa warwaye. Ntabwo nzi ko twari gukiranuka pe igihe cyawe cyo gupfa cyari kuba kigeze. Ese abo bagabo muri iyi quartier bose ugiye kubazenguruka kubanduza sida ubu gashamura umujijije iki? Sundi kumufitiye mu ubundi se we yajyaga he? Kunguki yajyaga he? Ati uratinyuka ukankubita? Njye ntabwo nkubise. Uyu mubiri wanjye urabona ari plastike ni icyuma ni iki? Byose se ntabwo ari wowe ubitera? Ku buryo kubita umugore wowe uratinyuka ugakubita umugore? Uzi amategeko icyo avuga? Nose nari maze kukubwira ngo dukora ibintu dutuje. Dutuje gute se? Nose kuki utanyumva? Ku buryo wankubita se? Ku buryo wankubita ukandambura? Ntabwo nanakongera. Nanjye noneho tukaba ntabwo wumva. Ngaho nkubita ujya muri gereza. Nkubita ujya muri gereza. Latifu mbabarira musohokere mu nzu. Urareba ukuntu ngize itamari kubyimba mbyumva urareba ukuntu ngize wowe. Uratinyuka ukankubita? Sohokera mu nzu. Mbabarira nakora ibindi bireze ibingi. Umva nkubwire. Ndaje ngende. Ntukabone ndaje ngende. Sohoka nyine bikore gende. Ndaje nsiga ibyanjye ngende. Sibyo ushaka? Ndaje ngende. Ese ubona uri igiki wowe? Ubona mwihorerwa? Wowe uri igiki? Wowe uri igiki? Hano ndi umugabi wanjye. Nanjye ndi umugore wawe. Ndi umugore wawe. Ntabwo uri umugore wanjye wowe. Nta sezerano dufitanye. Ndagutwitiye. Ntabwo byizeye. Nushaka kubyizeye. Niba nkubwiye genda nitekerezeho shira ubwenge kugira. Ndakubwiye ngo ndaje ngende reka nzinga ibyanjye ngende. Sibyo? Do it right now. Okay, it's fine. Wanzu uri no murozi wowe kabisa. Akumunya kuki uri umutindi ku mutima ko. Yari yabona se ahubwo. None uzamuha ibirenze se. Nta bindi mfite. Lucas munya n'uwo mutima ugira. N'uwo mutima ugira w'abatindi w'abagome. Uje kunukira wanjye se? Uje kunukira wanjye? Ese uyu mugabo wawe pfiri yawe ntabwo uramwanduzara? Sigaye mbona muhagararana buri munsi uriya mugabo wubatse igipangu. Sundi kuba wamfuye ubundi abagabo iyo bamuteshe bikurya he? Ntabwo ngufuhira. Nje nta bagabo nkeneye munya.
nta bagabo nkeneye, mfite umugabo wanjye arampagije. Mwese ko Ariko mubona birambabaza iyo wanduje umugabo aragenda akanduza umugore we, akagenda akabyara abana banduye sida, ugasanga igihugu cyacu cyose kibaye icy'abarwayi ba sida. Gashamura se yakubwiye ko namwanduje sida? Ntabwo ari we wayimwanduje, njye ndi muzima ariko ubwo yajyaga yumva yayikuye. Luka nabwira sheri babarira nuze kubona kiri wanjye. Lucas sheri bite meze neza? Haka kakana bakakunda we bose na mama kwino hano, ariko ntabwo ushaka se ko kunsuhuza. Ndagakunda nyine cyese ngira umutima wabatinde nk'uwawe. Ugakundana n'ikintu kazaniye se narinzi ko ahari koko. Luka twijyanire mu rugo ngw'inyama, twijyanire mu rugo dusangire inyama. Ego ngosaba mama uruhushya. Nta ruhushya muhaye. Umva sheri njyanira mu nzu ndaje gutekera. Wampaye umwana tukajya kwisangirira, ko siko nta mwana afite nimugoroba nta kibazo. Mama ariko urashaka kukubwira Igikize ashaka ibintu nziza ko nawe uri mwiza. vuga ibyo ushaka kumbwira ubwo cyangwa hari ikintu ugiye kunsaba. Niko mbonye usa neza, ntabwo nzi mbikubwira. Urakoze. Hari n'ikindi sima, waretse no gukorera isuku mu cyumba cyawe ngaho. Kabiri kangahe winjira mu cyumba cyawe? Oya nta na rimwe, ariko mu byanzanye nabyo birimo byo gukora nyine amasuku ahantu hose nkahagera. Mu byo nakubwiye gukora ukigera ahangaha ntabwo ibyo ngibyo birimo. Mama none se waretse bose nkagenda nkagusasira, oya ugusasira wenda nkakuzingira turatwenga. Akazi kanjye kuko nta kazi mfite, nicaye mbura icyo gukora nawe utasubira waretse nkakora niyongeza akazi, ko nabyo byatuma nyine ngaragara neza nk'umukozi mwiza. Mva mubwire Mateboka, ibintu ngiye kukubwira bifata mu mutwe, ntuzatume nongera kubisubira. Singushaka mu cyumba cyanjye, urumva? Singushaka no hafi y'urugi rw'icyumba cyanjye. Sema ko ntarabona wunamye wenda uri gukoropa, urandi hasa nabi, harimo n'imirayi. Urano hahora harimo abantu imirayi bamubwira nakoreka nkubaza. Ubundi amaze kugenda ntabwo ujya kuryama n'abandi mu cyumba. Naho ubundi reka nkubwize ukuri sibyo, mbabara nuze ko mukiri wanjye pe, urabizi ko nkubaha kandi uri inshuti yanjye. Ibya Gashamura nanjye ntabwo bikubwiye sibyo. Ariko basi nibura Gashamura basi niba ari we wenyine wanduje, rekeraho pe. Shambabarira ibibazo biramagisha. Twijyanire ngo mwakurushye ngo nusebe mama urushya. Icara nusebe mama urushya tujyane. Mubwire mama. Mubwira gurushya tujyane mu rugo. Urushya tukajyana. Ushaka kujya kumusura? Ngaho mugende nta kibazo, ariko ntuze gutinda sibyo. Nagatinda ndahita nongera mugarure. Nari maze guhisha, ariko tubanze twirira ubwo. Ndakubwira sawa nta kibazo, ariko ubutaha ujye uzanwa n'amahoro gusa. Muri rwose mubyeyi. Mu izina rya Yesu abazimu bashya, ye ntabwo ibyo bintu nabyo byanzanye kubyamana na bose, ntabwo ushaka no kubivuga ibintu none no kubivuga amabuje, rwose ibintu birambabaje. None se reka mubaze, ubwirwa n'iki ko mu cyumba cyanjye harimo imirayi cyangwa hasa nabi? Njye ni urukundo nari mufitiye. Urwo rukundo ni rushi sibyo? Kutarambaza se ngo wituma he ko nituma muri wese mu cyumba cyanjye? Kutarambaza ngo nituma ku buryo ushaka kumenya ko n'icyumba cyanjye gikorwa? Nyine urabona hari ukuntu mbona ntabyo mbona. Niba ari n'uwakuntumye umubwire ko nawe yego Mana njye bakuntuma, usubira ngo njye nakemera umuntu ukuntuma, ariko ujya ubona ukuntu ndi umwizerwa. Buri mpamvu nawe wanzanye abakozi ndabazi, ni ukuri ko Imana njye ndi umwizerwa, kandi bareka mubwize ukuri mpamvu nari mbikubwiye. Mbona uri umuntu mwiza witonda, ndavasa ko ukuntu umuntu urana ari kuryama mu mwanda. Reka rero nkubwire, subiza ku badodo bwiza, komeza ufate ibyo ngibyo, utazatuma ubona indi sura itari iyo wari oya ndashaka kubonisha. Kandi niba Gakire nawe hari ibyo ajya kubwira akagushuka, nta nubwo njye mvugana nawe
ujye umenya ko nibagutera inda nzakwirukana utaha uyitahane. Jya imbere, jya imbere se. ariko se wandetse Erega sohoka sohoka. njye nambaye mfite ibikapu byanjye ndagiye uri kunsunikira iki Nyine ibintu ni bibi. Hari kubivuga hari no kubikora. nese sindi kugenda Nyine bikore. Kumwe ngo nasinze. Si byose so uba wabiteye. Hari zo wanguriye ubundi. ariko se shema urabona wowe hari icyo uzimarira wowe uri kunsora gutyo uzimarira iki Hano ndi iwanyu. Ndi iwanyu. ndabona ntacyo uzimarira Ntacyo. wavuye mu nzu nawe narakuguriye uraza ngo uje kwikodeshereza uzarya uzambara icyo uzabaho ute nubwo uri kunyirukana uragenda mu bukobwa hirya no hino urabona bariya bandushije iki Ubuzima ni ubwanjye. bazakwambika Ubuzima ni ubwanjye. bazakwambika Genda ariko urebe ko ntabaho. bazakwambika ntacyo ntaguhaye naragutetesheje naguhaye byose Yego umurengwe warakoze ariko genda mvira mu buzima. reka nkubwire n'akazi ka musaza wanjye ntuzagasubiramo umva kuri iriya ofisi ntuzayisubiraho mbikubwire noneho hakiri kare ubone uko unansohora neza Okay, genda rero genda. Yewe databuja gukora amakosa mwirukana mwabanye gasangira byose mwirukana ajye hehe None bikurebaho iki? ikindi yego da bamugari Bikurebaho iki? kwa bitandeba ariko bakoma ibyo nkubwira da Ahubwo musohore nona. none se Ndavana aruko mbone arenze ururaro. nyamara ibintu ari kukubwira ni ukuri ko wishimiye kumanura amapantaro wishimye none hagize ikijyamo amwirukanye uramutaye ushyize muri mondisi ibyo ngibyo byurumva bigaragara gute mu maso y'abantu bakuru Kari akubwo nta soni ubufite soni z'iki se kandi ubu ni imvura dukiye ku muryango reba hanze ko nakonje kindi umugabo ndi mu buriri ndaryamye uraho uri murifata amafoto usubona mba nagukeneye nze nkuryamishe ngusinzirize bebe ugeze ku yabaye uranzira se urambundikira n'uruhinja ntabwo ushaka ubwo uzajya uhora muri ibyo kugeza ryari babyita gufata karire agaki karire kwenye kuzaba sireki ngwini umukecuru izo wajya umenya gushaka waryamye kandi mbamubwire kari cyumenya ko ndi umugabo wawe ubu siri ni vide n'ibyo cyangwa n'icupa nikorera waje ukorera ukuntu tugire ko ndi umugabo ariko abandi baguriye amasaha bararyamye n'abagabo babo habyukiye umuvumbi ariko uraho uri murifata amafoto gusa amafoto niyo nzari ntawakukira ubwo uraramutse aramutse nyine akira ikizi kisi urabona ari iki ni bombo cyane shikirete ngiye gaciro amapuridasi yose ntuvuze ko nshaka ugeze kuri vose yo ku mapuridasi mu buriri bwanjye ese reka mbanze nkubaze ubundi kuva igihe wabikoreye imyaka yose tumaranye n'uhe musaruro nabonye inda se wanteye ngo nanjye bampamagare nitwe mama ubu ngeze ku rwego rwo kuba ntushaka ukaba kuri danse y'umugore wanjye warasezeranye si gukora ikibazo ni kimwe iyo umuntu afashije umuntu amwitura inabi umbwiye ikibazo ufite ntiwaye igisubizo ugiye kuba intambara nta musaruro nigeze mbona reka nyamutiza rokasiyo urangirizemo ibibazo byawe ni agasuzuguro mbana mu mwanya watekereje kabiri kuri umuntu mukuru rwose ugatuza nyamara umwana afite ubwenge nubwo aba avuga ibintu avangavanga ushatse wajya wumva ngewe ibyo avuga ndabyumva cyane uramenya ta kandi ibyo ubushize yakubwiye ntabwo byose ntubyumva kuko hari ibyo nakubwiye byo kuza kwihoma hano ntiwabyumvishije we niwe wahagumye se reka burya ujye umenya ko gukunda utagukunda ari nk'imvura igwa mu ishyamba
wowe wabonaga biri butange iki? Latifa mvira mu rugo mbabarira. Nyamara shema uzanyifuza uri kunsora gutya nk'imbwa. Uzanyifuza utakimbonye mbikubwire. Ariko genda nyine. Ureba databuja. Buriya ibintu by'intambara ntabwo ari byiza. Uri kuntega iminsi se? Urakata. Aragutega iminsi se aragutunze. Ntagende rero namvire mu rugo. Buriya nicyo navugaga. Ndebe ko ntazaba. Nyumva untega amatwi. Nyamara intambara mumaze iminsi ntabwo ari byiza. Ni naho hava amakimbirano ugasanga abantu baricaye. Dore hari marume yarafite umugore mwiza atese sha. Akunda abana be. Nanjye akankunda kuko niwe wari untunze. Bageze gutya barashwana. Yamuteye ikintu da arapfa. Marume arafunzwe. Abana babaye ipfubyi kandi nanjye ndimo kuko niwe wari untunze. None nawe ushaka kuba wamwica. Ahenaga abanyamagambo yawe nawe. Ngiye nakubwiye ndashaka kubona uno mukobwa yavuye muri ubu. Erega ndagenda humura. Kutabikora se kutabikora. Sohoka. Ariko se ndakwinginga sohoka. Ndakura ariko ndagiye. Nyine sohoka. Iki kibazo? Wana ndi gukina nawe. Shema ndakubwiye ngo uzaza umfukamye. Winkanga. Ahubwo jewe ngaruke sanga wamusohora. Genda byawe mabusha isohore da. Ubundi kugukoraho cyangwa se ngukore byose byitwa kugusohora. Koko aho uri bagiye urabyemera. Ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugacukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano, ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze. Wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.